umunsi wa karindwi wa Tour du Rwanda, irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare rizenguruka igihugu cy'u Rwanda. Rimaze icyumweru, akaba ari kuri etape ya gatandatu aho abasiganwa bahagurutse i Nyanza berekeza i Kigali. Ni urugendo rw'ibirometero 131 na metero 500 bagomba guca mu karere ka Bugesera mu muhanda mushya. N'urugendo narwo rusa nkaho ari rurerure ugeranije n'izakozwe, ariko nkuko bisanzwe icyumweru kigiye gushira nta munyarwanda wari wegukana etape nimwe. Naho mu Alaya wo ukomuka muri Eritrea, n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea, niwe watwaye agace k'uyu munsi. Yes, I win. It was a good race for me. Nibyo uyu munsi natsinze. Ni ibintu byiza rwose kuri njye. Biranshimishije kuba ntwaye agace k'uyu munsi. Gusa ntabwo byankomereye kuko yaba njye n'ikipe yanjye tuba dukora ibishoboka ngo buri wese agire igihembo atsindira. We need everyone in yellow jersey. N'uburyo abanyarwanda bavuga ko bakoresha imbaraga zishoboka zose, ariko birangira ntacyo barabona. Nubwo hasigaye umunsi umwe kugira ngo irushanwa rigere ku musozo, baracyafite ikizere ko hari umunyarwanda ushobora kwigaragaza. Etape y'ejo kubera ko ari ahantu hazamuka ahenshi na henshi, bitegeko yuko dushobora kuyitwara, turabyizeye. Turayibizeza ko icyambere nuko turi bazima, kandi uri muzima nta kitashoboka. Tour du Rwanda isigaye ikomeye kubera yuko isigaye izamo abakinnyi bakomeye, isigaye izamo ekipa akomeye akina za Tour de France. Akenshi itoreza muri Europe irazamuka, ntabwo ari ukutambika, kandi u Rwanda rwo rurazamuka. Ahubwo tugerageza uko dushoboye kose kugira ngo twumve ko tugomba kwishyiramo ko dukwiye kuzamuka, ko tutishyizemo nk'uko dukwiye kuzamuka, kuko twitoreza mu misozi byatuvuna. Ikintu tubura ntabwo ikibazo ari imyitozo turayikora, ariko nta mikino tubona ikomeye ku rwego rw'abakinnyi turi gukina nabo. Bano bakinnyi babona imikino ikomeye. Abanyarwanda muri rusange bo baravuga bati uko biri kose hakwiriye kongera gusuzumwa ibikoresho abanyarwanda bakoresha muri iri siganwa, ndetse hagasuzumwa n'ubuziranenge bw'imyitozo bakora. Nubwo bo baba bishimye, ndavuga abafana nyine, ariko kugeza n'ubu ngubu baracyanyotewe no kubona hari umunyarwanda wakongera kwegukana agace, cyangwa se akaba yakwegukana na Tour du Rwanda nk'uko byagiye bigenda mu bihe byashize. Irushanwa ritari ryajya kuri 2 n'igice kimwe. Abanyarwanda nyine ntago bakora imyitozo ihagije, ntekereza ko ariyo mpamvu badatsinda nk'abandi. Birashoboka kimwe nuko mu Rwanda hari abantu baba bafite impano, ariko impano zabo ntizizamurwe. Ntekereza ko wenda bashyizeho nk'uko bashyira amakerebe y'imipira y'amaguru, bashyiraho n'amakerebe y'amagare, nabyo byafasha nyine abanyamagare kuzamuka amagare nyine akagera ku rwego rwo hejuru, bakabikora kinyamwuga. Kuko ubona ko amagare iyo bategura Tour du Rwanda niho babishyiramo imbaraga, ariko mbere itarategurwa nta mbaraga bajya babishyiramo. Mu myaka 7 yose ishize kuva ryashyirwa kuri 2 n'igice kimwe, nta munyarwanda wari wegukana Tour du Rwanda nk'uko byari bimeze mbere. Gusa umwe wenyine ni wabashije kwegukana etape cyangwa se agace kamwe. Ndi Fulgence Hakizwera, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Yes, check.